ndi Nyirabagenzi Alice nzwi kuri Mama Lionel haba umukozi w'Imana by'umwihariko nk'abandi n'umukozi wanyu ndanezerwa cyane iyo nakiri ibyifuzo byo gusengera muri mwebwe ndanezerwa cyane iyo mumpaye ibyifuzo ngo mbasengere no mpita numva kuko ndi umugaragu w'abandi kandi iyo umuntu wese ashaka kuzamuka no gushyirwa hejuru aca bugufi munsi y'abandi ako kantu mukandika ahantu nukenera kuzamurwa nukenera gushyirwa hejuru nukenera kwaguka uzemere guca bugufi munsi y'abandi nuca bugufi munsi y'abandi uzagera kure uzazamurwa uzagera kure nta n'inyuguti n'imwe izavaho ariko ni wizamura imbaraga akoresheje wizamura Imana izazifashisha ikumanura ishyireho nizayo ikumanura iyo ni message itambutse ku bakozi b'Imana bagenzi banjye Yesu abaho umugisha cyane hanyuma ugeze hano turi mu kwezi kwa gatandatu ku gicaniro cyitwa kubarara biva muri zira nkuru tugiye kubasomera mu kanya za Eliya n'umupfakazi wari Sarafati yaririye agatsima yamurira agatsima da nta mikino agira ati gasonge nkirire sindende kugwa mu maso yawe ariko umugore nawe agira ihishurirwa dore ko yari yaranamucumbikiye mu cyumba cyo hejuru arakarya arangije ahita yatura ibintu biremereye ndashaka rero mu kanya kuhabasomera ariko mbanje kugusobanurira iki gicaniro ugezeho icyari cyo cyambere ni igicaniro kizimye ibindi bicaniro bituruka ku badayimoni aha ni ahantu ugera ukisanzura ugasenga muri commentaire wandikamo ibyifuzo byo gusengera kandi wasubizwa ukandikamo amashimwe y'Imana yakoze hanyuma iki gicaniro n'Imana yagishyizeho irambwira iti genda wegere abantu banjye wegere igicaniro ngiye kwirarikira abantu banjye mwana wanjye ngiye kurarika abantu banjye bakeneye gusengerwa kubohoka guhamburwa bakeneye kuva mu mateka mabi kuva mu bushomeri ingumba zibyare abarwayi bakire ugende mwana wanjye wegere iki gicaniro nzakubwira igihe uzakiviraho kuko ndashaka kubohora abantu banjye ngukoresheje Imana igerageza kumbwira ko izanabimembera kandi ntabwo njya nkora ibintu nk'ibi ngibi nta mpamvu Imana irahemba icyo umuntu abibye n'icyo azasarura kandi umuntu ahembesha aho yakoze nimba arakoze kwa bosi ni uhembesha nimba arakoze ku Mana ni uhembesha ariko jewe ndashimira Imana ko hano ndahembesha kandi nkagira n'ibindi nkora ku ruhande ndashimira Imana rero ko yanshoboje ibintu biremereye gutya bigoye ugiye mu mubiri biragoye impamvu yo kugorana kwa mbere nuko mbikora ntagira ibikoresho ariko imirindi yabyo iranyotse igitutu ndi kubibona hariya mu mwuka biri kuza mu izina rya Yesu kabiri ima kwicara kuri iki gicaniro ngo nkize abantu imitima yabo ikire inkoresheje indwara zikiri inkoresheje ibi mafite business ngira aya masaha nibwo ibitangiye kumuvinga wibuke ko umuntu ashobora kuzahasanga umukozi ntagure akagura ruko akubona ibi rero ntabwo ari ubuyobe najemo ni ibintu je n'Imana twatekerejeho tubona bizabyara umusaruro cyanejeje nuko abantu batabariwe hano binyongeramo imbaraga zikomeye cyane kandi nabashimira namwe mwagiye munsapotinga ngo ntazumira iminwa kuri kamera kandi mukomeze munansapotinga sinzumira iminwa kuri kamera ntazagira umuntu uncisha mu ijisho muhari kandi nanjye nta muntu uzancisha mu ijisho kandi mbasezeranaje ko nta muntu ko mutazicuza icyatumye tumenyana ubundi hariho ukuntu umenyana n'umukozi w'Imana ukumva ukunze igicaniro cye ukanamuburana mu bantu ejo akagukoshona agakora ibidega muhumure nta bidega nzakora sinzabakoshona sinzabateza abantu nta bidega muzanyumva naho ntabwo muzicuza icyatumye muza kuri iki gicaniro Imana ishimwe cyane haleluya kandi numva mbakunda hari bamwe ngerageza kubona n'ubari wo tuzayambirana kuwa mbere mu gitondo cya karambwe ko azazinduka tugahoberana harabo ngerageza kubona abanyereka harabona arabona ariko ndabakunda numva mfite urukundo rwinshi rwo kubakunda ariko namwe mukankunda Imana ibaho umugisha rero umuntu ugeze hano turagira ngo tumubwire amakuru turimo kubarara ku kintu cyawe cyose uzi cyapfuye kikazuka nimba aranapfuye n'urutoki urwubarareho pararizi ravamo ukiri turi kubarara ibintu bikazuka
niyo mpamvu mwumvise indwara zose nazihagurukiye ndazubararaho kuri iki gicaniro, nazazindi abaganga bavuga ngo ntizikira. Murabeshya, muzajya kwisuzumisha abaganga bazibure. Bizabaho, ibi bizabaho, bizemera. Kandi ikindi, niwinjira ku gicaniro nk'iki ngiki, yawinjira ku gicaniro nk'iki ngiki utareba amamariyoneri, ahubwo ureba Imana iri muri mamariyoneri. Ntuzakore ikosa ryo kureba amamariyoneri. Nanjye ndi umuhesha, sibyo? Reba Imana kandi niwizera. Reka mbabwire, iki gicaniro cyo kubarara, ndabinginze Mana, nimba hari ibindi bicaniro wagizeho intege nke, iki gicaniro ntuzakigiremo intege nke. Iki gicaniro gifite amakuru ahagije nahawe n'ubwami bw'ijuru. Iki gicaniro cyo kubarara hari ibintu bigiye kuzuka. Uwizerere muri iri jambo ryo kubarara. Kandi ikindi, ntugasenga ari uko isaha nk'izi ngizi zigeze. Jya ufata igihe nawe uvuga uti Mana, nubaraye ku mwana wanjye wapfuye mu burere, nubaraye azuke. Ndubarara ku muvandimwe wanjye wapfuye azuke. Ndubarara kuri business, ndubarara ku kibanza cyanjye, ndubarara. Ibi bintu birakora, ayaya, ibi bintu birakora kandi muzabona ikintu kizavamo kirakomeye. Uyu munsi rero tugiye gusoma nyine muri iki gice cya 17. Iki gice cya 17 no tugiye gusoma. Hari umurongo nshaka ko tuganiraho, wa 16, igitabo cya mbere cy'abami, igice cya 17, umurongo wa 16. Umva uko uyu murongo uvuga. Uravuga ngo icyo giseke nticyaburamo ifu, n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo, nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Ndafashijwe baho, ndafashijwe. Reka nsubire kuri uyu murongo, nkusubiremo. Icyo giseke nticyaburamo ifu, n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo, nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Haleluya! Ya dore igiseke, dore imperezo, Data wa twese uri mu ijuru, ngo ntibyongera kuburamo ifu, ntibyongera kuburamo amavuta. Kubera iki? Kubera ko uyu mugore yagize yerekwa byo guhaho umukozi w'Imana Eliya. Yagize yerekwa ryo gusapotinga Eliya, agasapotinga inda ye, agasapotinga ubuzima bwe, ayayayaya. Reka rero mbabwize ukuri, amagambo ngiye kuvuga sinyavugira gusaba kuko ndatanga. Wasanga nanatanga kubarusha. Ngiye kuvuga amagambo akomeye kandi singiye kuyavugira gusaba. Singiye kuyavugira gusaba kuko ndatanga kubarusha. Ariko hari agahigo nshaka guca. Ndashaka nanjye kuzoherereza umuntu vuba aha ngaho uri Burayi, namwe mukumva uburyo kohererezwa n'umunyafrika amafaranga, nawe ukajya kuri West, sibyo? West ukagenda nawe ukarotira. Impamvu ngiye kuvuga aya magambo, uyu mugore yagize ihishurirwa rikomeye cyane ryo kuvuga ati umukozi w'Imana Eliya nawe yarasabye. Muze kwibuka ko hano yaramusabye. Aravuga ati jewe nta bintu byinshi turi buvugane, usigajemo gake, ariko kuraho gakeya unsongere ntarapfa nirire. Amaze kukarya gahekenye, Mana nyagasani, ndashaka gufata iminota yo gusabira umugisha abantu batumye mpekenya akanwa kanjye kinjije ikintu bibanyuze mu biganza. Reka mbabwire, ntabwo guha umukozi w'Imana bipfa ubusa ntibibora. Ntabwo guha umukozi w'Imana n'akanwa Imana yaduhaye birangirira aha ngaha. Umva uko Bibiliya ivuga. Iri jambo ryandoye ndugu yangu. Yesu we, icyo giseke, sifa kwa Bwana, iyo konte, iyo sakoshi ntiyongera kuburamo. Muntu wamaye we, iyi konte, iyi sakoshi yawe ubu aho ubika ntihakongere kuburamo ikintu na kimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo icyo giseke nticyongera kuburamo agafu, iyo mperezo ntiyongera kuburamo amavuta. Yesu we, mbega umugore w'umunyabwenge. Ariko reka mbabwire, abagore muri hano kuva na kera iyo byakomeraga nimwe mwaserukiraga urugo. Najyaga mbibona kera abakecuru irugo rwaterwaga, abagore nibo bajyaga kuraguza. None ndebera umugore uri aha ngaha kubera ikiganza cye gitanga,
gitumye urugo rutabura ibiryo. Ayaya, ngo nkuko Uwiteka avugiye mu kanwa ka Eliya. Nababwiye ko akanwa k'abakozi b'Imana nubwo wenda atari bose ari abafite na titira rata zuko ari abakozi b'Imana atari bo na Bibiliya niko ivuga mu byahishowe ngo bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako. Ikindi ngo hari bamwe ab'Isarudi batanduje amazina yabo barahari, na Eliya yarabibiguye ko ari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ndagutangariza ko akanwa k'umukozi w'Imana niko Bibiliya ivuze ngo ibyo bintu Eliya avuze ngo hamwe n'Imana ibumuvugiyemo arabitegeka biraba. Ategeka ko icyo giseke kitazaburamo ifu, ategeka ko iyo mpereza itazaburamo utuvuta. Aya masaha mugira ibiganza byanyu gutya, ngira ibintu ntegeka, gira ibiganza byawe gutya. Waba warambibye mutaranambibye mufite ahandi wabibye birashoboka, cyangwa se urabiteganya, gira utya. Igiseke cyawe, konte yawe ntizabureho amafaranga, aho ubika ntihazabure ibyo uhabika, stock yawe ntizaburemo ibiryo, garderobe yawe ntizaburemo imyenda, amagariderobe y'inkweto ntazaburemo inkweto, inzu yawe ntizaburemo ibintu bishyashya. Yesu we, Yesu we, amahirwe yawe ntakagende ngo azimanganye. Ndahamagara amahirwe akwitabe, ndahamagara umugisha ukwitabe, ndahamagara ishabu kwitabe, nguhinduye umunyeshaba. Guhera uyu munsi konte yawe ntikabura amafaranga, ikibo cyawe ntikikaburemo ifu, amavuta ntakabure mu mperezo. Ndabitegetse, ndabihamagaye mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Ndategeka imbaraga z'Imana kwinjira mu rugo rwawe, ndategeka imbaraga z'Imana kwinjira kuri konte yawe. Ndahamagara ubwiza bw'Imana muri uku kwezi ko kubarara. Ndubarara kuri konte yawe yapfuye, ndubarara kuri stock yawe yapfuye, ndubarara hubika hatakiba icyo habika. Ndahubaraye mu izina rya Yesu. Ndazura ejo hawe, ndazura ibyapfuye, ndazura ibyishwe n'abarozi, ndazura ibyishwe n'abantu, ndazura ibyishwe n'iminsi, ndazura ibyishwe n'imitekerereze ipfuye. Ndabyubarayeho, ndabizuye mu izina rya Aleluya, mu izina rya Yesu. Ndamagara ubwiza bw'Imana ku muntu wese duteranya aha hantu n'uzakurikirana nyuma. Mbaraga zizura zigende zinjire kuri konte, izuke zinjire mu bubiko hazuke mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Si yose tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira. Nakiriye rero abantu bageze hano bwa mbere. Aha mugeze kundi Nyirabagenzi Alice, nzwi kuri Mama Lionel, haba umukozi w'Imana by'umwihariko nk'abandi n'umukozi wanyu. Ndanezerwa cyane iyo nakiriye ibyifuzo byo gusengera muri mwebwe. Ndanezerwa cyane iyo mumpaye ibyifuzo ngo mbasengere no mitanumva kuko ndi umugaragu w'abandi. Kandi iyo umuntu wese ashaka kuzamuka no gushyirwa hejuru aca bugufi munsi y'abandi. Ako kantu mukandika ahantu, nukenera kuzamurwa, nukenera gushyirwa hejuru, nukenera kwaguka, uzemere guca bugufi munsi y'abandi. Nuca bugufi munsi y'abandi uzagera kure, uzazamurwa, uzagera kure, nta n'inyuguti n'imwe izavaho. Ariko ni wizamura, imbaraga akoresheje wizamura, Imana izazifashisha ikumanura, ishyireho n'izayo ikumanura. Iyo ni message itambutse ku bakozi b'Imana bagenzi banjye. Yesu abaho umugisha cyane. Hanyuma ugeze hano turi mu kwezi kwa gatandatu ku gicaniro cyitwa kubarara. Kubarara biva muri zira nkuru tugiye kubasomera mu kanya, za Eliya n'umupfakazi wari Sarafati. Yaririye agatsima, yamurira agatsima da nta mikino agira ati gasonge nkirire sindenda kugwa mu maso yawe. Ariko umugore nawe agira ihishurirwa dore ko yari yaranamucumbikiye mu cyumba cyo hejuru. Arakarya arangije ahita yatura ibintu biremereye. Ndashaka rero mu kanya kuhabasomera, ariko mbanje kugusobanurira iki gicaniro ugezeho icyo ari cyo. Cyambere ni igicaniro kizimye ibindi bicaniro bituruka ku badayimoni. Aha ni ahantu ugera ukisanzura ugasenga. Muri commentaire wandikamo ibyifuzo byo gusengera
kandi wasubizwa ukandikamo amashimwe y'Imana yakoze. Hanyuma iki gicaniro ni Imana yagishyizeho irambwira iti genda wegere abantu banjye, wegere igicaniro zumisha abaganga bazibure, bizabaho, ibi bizabaho, bizemera. Kandi ikindi niwinjira ku gicaniro nk'iki ngiki, yawinjira ku gicaniro nk'iki ngiki utareba amamarioneri, ahubwo ureba Imana iri muri amamarioneri. Ntuzakore ikosa ryo kureba amamarioneri. Nanjye ndumuhesha sibyo, reba Imana kandi niwizera. Reka mbabwire iki gicaniro cyo kubarara, ndabinginze Mana, nimba hari ibindi bicaniro wagizeho intege nke, iki gicaniro ntuzakigiremo intege nke. Iki gicaniro gifite amakuru ahagije nahawe n'ubwami bw'ijuru. Iki gicaniro cyo kubarara hari ibintu bigiye kuzuka, uwizerere muri iri jambo ryo kubarara. Kandi ikindi ntugasenga ari uko isaha nk'izi ngizi zigeze. Jya ufata igihe nawe uvuga uti Mana, nubaraye ku mwana wanjye wapfuye mu burere, nubaraye azuke, ndubarara ku muvandimwe wanjye wapfuye azuke, ndubarara kuri business, ndubarara ku kibanza cyanjye, ndubarara. Ibi bintu birakora, ayaya, ibi bintu birakora kandi muzabona ikintu kizavamo kirakomeye. Uyu munsi rero tugiye gusoma nyine muri iki gice cya 17. Iki gice cya 17 no tugiye gusoma, hari umurongo nshaka ko tuganiraho wa 16, igitabo cya mbere cy'abami igice cya 17 umurongo wa 16. Umva uko uyu murongo uvuga. Uravuga ngo icyo giseke nticyaburamo ifu, n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo, nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Ndafashijwe baho, ndafashijwe. Reka nsubire kuri uyu murongo, musubiremo. Icyo giseke nticyaburamo ifu, n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo, nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Haleluya! Ya dore igiseke, dore imperezo, data wa twese uri mu ijuru, ngo ntibyongera kuburamo ifu, ntibyongera kuburamo amavuta. Kubera iki? Kubera ko uyu mugore yagize yerekwa byo guhaho umukozi w'Imana Eliya, yagize yerekwa ryo gusapotinga Eliya, agasapotinga indaye, agasapotinga ubuzima bwe, ayayayaya. Reka rero mbabwize ukuri, amagambo ngiye kuvuga sinyavugiye kandi singiye kuyavugira gusaba, singiye kuyavugira gusaba kuko ndatanga kubarusha. Ariko hari agahigo nshaka guca, ndashaka nanjye kuzoherereza umuntu vuba aha ngaho uri Burayi, namwe mukumva uburyo kohererezwa n'umunyafrika amafaranga, nawe ukajya kuri West, sibyo, West ukagenda nawe ukarotira. Impamvu ngiye kuvuga aya magambo, uyu mugore yagize ihishurirwa rikomeye cyane ryo kuvuga ati umukozi w'Imana Eliya nawe yarasabye. Muze kwibuka ko hano yaramusabye, aravuga ati yewe nta bintu byinshi turi buvugane, usigajemo gake, ariko kuraho gakeya unsongere ntarapfa nirire. Amaze kukarya gahekenye, Mana nyagasani, ndashaka gufata iminota yo gusabira umugisha abantu batumye mpekenya, akanwa kanjye kinjije ikintu bibanyuze mu biganza. Reka mbabwire, ntabwo guha umukozi w'Imana bipfa ubusa ntibibora, ntabwo guha umukozi w'Imana n'akanwa Imana yaduhaye birangirira aha ngaha. Umva uko Bibiliya ivuga, iri jambo ryanyoheye ndugu yangu. Yesu we, icyo giseke, sifa kwa Bwana, iyo konte, iyo sakoshi ntiyongera kuburamo. Muntu wamaye we, iyi konte, iyi sakoshi yawe ubu aho ubika ntihakongere kuburamo ikintu na kimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo icyo giseke nticyongera kuburamo agafu, iyo mperezo ntiyongera kuburamo amavuta. Yesu we, mbega umugore w'umunyabwenge. Ariko reka mbabwire, abagore muri hano kuva na kera iyo byakomeraga nimwe mwaserukiraga urugo. Najyaga mbibona kera abakecuru irugo rwaterwaga, abagore nibo bajyaga kuraguza. None ndebera umugore uri aha ngaha kubera ikiganza cye gitanga,
gitumye urugo rutabura ibiryo. Ayaya, ngo nkuko Uwiteka avugiye mu kanwa ka Elisha. Nababwiye ko akanwa k'abakozi b'Imana nubwo wenda atari bose ari abafite na titira rata zuko ari abakozi b'Imana atari bo na Bibiliya niko ivuga mu byahishowe ngo bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako. Ikindi ngo hari bamwe ab'Isarudi batanduje amazina yabo barahari, na Eliya yarabibiguye ko ari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ndagutangariza ko akanwa k'umukozi w'Imana niko Bibiliya ivuze. Ntazaburemo inkweto, inzu yawe ntizaburemo ibintu bishyashya. Yesu we, Yesu we, amahirwe yawe ntakagende ngo azimanganye. Ndahamagara amahirwe akwitabe, ndahamagara umugisha ukwitabe, ndahamagara ishabu kwitabe, nguhinduye umunyeshaba. Guhera uyu munsi konte yawe ntikabura amafaranga, ikibo cyawe ntikikaburemo ifu, amavuta ntakabure mu mperezo. Ndabitegetse, ndabihamagaye mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Ndategeka imbaraga z'Imana kwinjira mu rugo rwawe, ndategeka imbaraga z'Imana kwinjira kuri konte yawe. Ndahamagara ubwiza bw'Imana muri uku kwezi ko kubarara. Ndubarara kuri konte yawe yapfuye, ndubarara kuri stock yawe yapfuye, ndubarara hubika hatakiba icyo habika. Ndahubaraye mu izina rya Yesu. Ndazura ejo hawe, ndazura ibyapfuye, ndazura ibyishwe n'abarozi, ndazura ibyishwe n'abantu, ndazura ibyishwe n'iminsi, ndazura ibyishwe n'imitekerereze ipfuye. Aleluya, mu izina rya Yesu. Ndamagara ubwiza bw'Imana ku muntu wese dutera kuri konte izuke, zinjire mu bubiko hazuke. Ubuntu narayihawe, nayihaye igihe nihanaga ibyaha imbere y'Umukiza wanjye. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo. Singaye ngendera mu mucyo ukuri, Yesu Umukiza niwe mucyo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga. Hari uwanditse ati Uhoraho, ndubaraye ku rugo rwanje, ncanganyikishije abarozi n'abapfumu bose, ntibakarubone mu izina rya Yesu. Amina. Ntubona nibi nashakaga ireva mugezeho mwatura ibintu biremereye niyo nshaka. Uya aragira ati haleluya, shimwa Mana. Uya aragira ati Mana we, nubaraye ku nzu yanjye ngo ibone umukiriya kuko nkeneye amafaranga. Uyu nawe ati Mana umpe inkomezi zo gusenga kandi ungirire neza, uhaze kwifuza kwanjye. Uhoraho we, ni wewe niringiye, nizeye ko igicaniro nzogikuraho umugisha, nkagikuraho imbaraga zo gusenga, zo gukuraho byose vyanjye Mana. Imana ishimwe. Yaragira ati icyifuzo mfite amade y'imodoka, kandi Imana ikomeze ingirire neza, inkize meze nabi. Humura ndaweje mbasengere mu izina rya Yesu. Yati ndashima. Yati Imana iradukunda pe, nicyo gituma. Yego. Yaragira ati amen amen. Izo mbaraga z'Umwuka Wera zinzihaye ikaze mu mutima wanjye, nizinyinjiremo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Yaragira ati nkeneye imbaraga z'Umwuka Wera, Mana ntutuze utanyujuje, kandi nubaraye kubimbuza kuzuzwa mu izina rya Yesu. Mwigira hafi tugiye gusenga. Yaragira ati Yesu nkize umutwe, igifu, amaguru. Enata iradukunda. Umva uko Uwiteka Nyiringabo ambwiye ngo nkubwire, iki gifu urwaye Uwiteka aragikijije, kuko ntabwo ari igifu, ntabwo ari indwara komutere, ni umwuka w'umwoherano. Imana irambwiye ngo iki gifu kirwaye mu buryo bwa kidayimoni. Aka kanya Imana igukirije igifu kuri iki gicaniro, kandi guhera uyu munsi ugiye kumva ibimenyetso byo gukira, niko Uwiteka avuze. Yaragira ati naje kubarara kuri diplome yanjye izuke mbona akazi kumugisha urambye. Nubaraye ku muryango wanjye, iterambere risimbure karande no gukenyuka, turambe twubahisha Imana, igihugu cyanjye cy'u Rwanda. Yego.
ati karibu umwuka wera. Ati mwami Yesu ukureho ibidandabiranya ku mwana wanjye. Yaragira ati nakiriye uburinzi ku rugo rwanjye. Ibi bidandabiranya ndashaka ndashaka kuzahuguka nkabikoraho deba ikomeye nkasobanura ubwoko bw'ibidandabiranya n'ibiranga umuntu wadandabiranye. Ati ndirukana imyuka mibi isubiza abantu inyuma mu iterambere mu izina rya Yesu. Ati nakira uburinzi ku rugo rwanjye. Ndashaka ko dusenga pe. Ndashaka ko dusenga Imana. Haleluya. Reka mbabwire tugiye gusenga, tugiye gutuma amasengesho ntafatwa. Yaragira ati Mana nubaraye ku kazi wanyemereye ngo nkabone mu izina rya Yesu. Abatugira inama mwibanga abatugiri biramo ntafite ubwoba. Ibisubizo byacu bishobora gufatwa ariko amasengesho ntafatwa. Amina. Dushobora gusenga ibisubizo bikaba byatangirwa byaje, ariko ikintu nshimiye Imana y'amasaha nuko amasengesho adatangirwa. Amasengesho y'abera azamukana support ikomeye cyane, ntajya agira kirogoya, ntagira ikintu kiyatangira. Tugiye gusenga. Ndumashaka gusengera umuntu wese uri hano ndetse n'uzaza nyuma y'uno munsi, kandi isengesho rigafata. Ndumashaka kwirukana indwara, ndumashaka kwirukana amadeni, Uwiteka akabakora mu kiganza. Mana turagusenze abantu twese tuje hano, sengeye imitima abantu. Haleluya. Sengeye imitima bakwizera bari hano bagutaramiye, bemera ko ari wowe Mana agakiza kabo. Aka kanya baje gusuka amaganya imbere yawe. Hari abafite amadeni yabazengereje mu rwego batangiye guhindura inzira, mu rwego ideni kugira ngo aryishyure afata irindi naryo kugira ngo azaryishyure akaryishyura akoresheje irindi. Mbakwe muri ibi bisibire by'abazimu, izi mbaraga z'abadayimoni zaje gutera amadeni y'akajagari. Aka kanya nyabateruyemo mu izina rya Yesu. Ndahamagara gukora ku Uwiteka Imana yampamagaye guhindura ibintu byose biri kuri iki gicaniro. Umuntu wese waje aha yakira igisubizo cy'ikibazo afite mu izina rya Yesu. Mwuka utera abantu kwibagirwa mu rwego umuntu yibagirwa naho harambitse ikintu, uyu mwuka ndawushenye kwa jina la Bwana. Nibyo. Haleluya. Nibyo. Haleluya. Ndamagara uburinzi ahantu hose bumanukire kutarebo shayideta. Bumanukire ku bigo by'amashuri abana bacu bigaho, bumanukire ku bana abagenda n'amaguru na za moto n'amamodoka. Uburinzi bubamanukireho n'abagenda bakoresheje indege n'abakoresha ubwato. Uburinzi bumanukire ku banyeshuri. Shamanire kumbwira ngo imanuye imbaraga zirinda ku bana bacu b'abanyeshuri, kuko hari umwuka ikuzimu ari wabasabirije uraswase. Aya dusenza akoze umurimo ukomeye cyane, Satani afashe ku mwako. Mana ndagushimiye. Haleluya. Yego ndagushimiye. Kanda abantu bari gutonekara, kanda imigongo iri gutonekara, kanda amaguru ari gutonekara, kanda imitwe iri gutonekara. Haleluya. Urakoze Mana, ndagushimiye. Uracyari Imana ivuga bikaba, iyo utegetse ibintu byose birakumvira. Mbisenze shima mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera. Amena. Tugeze mu mwanya w'amatangazo. Tangazo rya mbere, Yesu ni umwami w'abami. Hanyuma itangazo rya kabiri, tugiye gukomereza kuri Zoom mu kanya saa 3. Tugiye gusenga manange, tugiye gusenga amasengesho y'ubwoko bwose. Tugiye gucanga Satani kweri. Abatabashije kuhaboneka ejo mu ijoro ryo gutanga ibidandabiranya ihererekanya bubasha, mu kanya kuri Zoom tugiye guhererekanya. Ndaje hamwe, Uwiteka nanjye ndaje tubambura igikombe cy'ibidandabiranya. Tugiye kugishyira mu maboko y'abaturwanya mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndumva imbaraga z'Imana zigiye kumanukira kuri Zoom kweri. Mbega ibihe bigiye kubaho, mbega ibihe byo gutanga iby'abandi. Haleluya. Niryo sengesho ngiye gusengera kuri Zoom. Hanyuma
iki gicaniro kiba buri munsi kikaba saa 2 kugera saa 3 kuri YouTube, tukava kuri YouTube tujya kuri Zoom. Ibicuro biri kuncura byuko tugiye kujya dutangirira rimwe tugakorera ibintu byose icyarimwe. Biri gutegurwa n'umwuka wera. Ikindi irindi tangazo, ejo nzaherekeza korari y'itorero mu ivugabutumwa aho ifite umurimo ukomeye cyane. Ndatinya ko nzafatwa n'amasaha kubera ari igiterane cya nyuma saa 6 nzabwirizamo. Turabishyira muri entre parenthèse ko ejo dushobora kudaterana, ni duterana narayivuze hano. Ikindi ukeneye kwinjira kuri group kugira ngo ujye umenya amatangazo tudatangira aha, unsaba link ukinjira muri group, kegerana n'abana b'Imana, kandi dore ko dufitemo n'ibihe byiza cyane